Igitondo cyiza nanone kuri mwese abo duhuriye kuri iyi cano. Tugiye gukomeza icyigisho cyacu cya munani ku ngingo yacyo ya kane. Reka twakire mwene data Ildefonse kugira ngo dukomereze. Mbere y'uko dutangira reka tubanze dusenge. Data dukunda mubyeyi wacu, urakoze cyane muri iki gitondo kubwo umwanya uduhaye ngo twige ijambo ryawe. Turagusabye kuduha umwuka wera adufashe, aduhe gusobanukirwa n'icyo tubwira muri iri jambo, maze adushoboze no kurishyira mu bikorwa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu mwene data. Mwene data arakoze. Nk'uko bivuze, reka tugere ku ngingo y'uyu munsi yo kuwa kane ivuga ngo Yesu atangira guhishura uwo ari we. Hano baduhaye ikibazo kivuga ngo ni ikihe cyigisho gishya Yesu yatangije mu kiganiro yagiranye n'umugore w'umusamariyakazi, kandi yabyakiriye ate? Yohana ibice 4 umurongo wa 16 n'uwa 17 ahabanza Aravuga ngo Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Urakoze. Reka twumve umwuka w'abahanuzi ko avuga. Mu kanya gato Yesu ahindura ikiganiro. Mbere y'uko uyu muntu yakira iyi mpano yifuzaga guhabwa, agomba kubanza kwerekwa icyaha cye n'umucunguzi we. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramubwira ati, nta mugabo mfite. Uyu mugore yibwiye ko icyo gisubizo gihita gihagarika ibibazo biganisha muri icyo cyerekezo. Wifuzwa ibihe byose, paji 187. Ikibazo kindi cya kabiri kikavuga ngo ni gute Yesu yagize icyo yongera ku gisubizo cy'uwo mugore, kandi ibyo bitwibutsa iki ku byerekeranye n'uko azi buri wese muri twe? Yohana ibice 4 umurongo wa 17 aheruka n'umurongo wa 18. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwari ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Reka twumve no muri Zaburi 139 umurongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 11 n'uwa 12. Ndahungira umwuka wawe he? Ndahungira amaso yawe he? Nazamuka nkajya mu ijuru, uriyo. Nasasa uburiri bwanjye ikuzimu, dore uriyo. Umurongo wa 11. Nakwibwirane, ni ukuri umwijima uri buntwikire, umucyo ungose ihinduke ijoro. Mwene data arakoze. Reka twumve mu mwuka w'abahanuzi ko hatubwira. Ntitwasobanukirwa ugukomera kw'Imana. Umunyazaburi yaravuze ati, Uwiteka intebe ye iri hejuru. Zaburi ya 11 umurongo wa 4. Ariko kandi kubw'umwuka we hari ahantu hose. Yita cyane ku byo yaremye kandi abiba hafi. Uburezi paji 132. Abamarayika bo mu ijuru basuzuma umurimo ushyirwa mu biganza byacu, kandi ahantu habayeho ukuva mu mahame y'ukuri handikwaho ko hadashyitse mu bitabo byo mu ijuru. Kurira umwana paji 155. Amategeko y'Imana agera ku byiyumvo no ku mpamvu zitera umuntu kugira ibyo akora, ndetse no ku bikorwa bigaragara. Niyo ahishura ibihishwe byo mu mutima, agatanga umucyo ku bintu byahoze bitabye mu mwijima. Imana izi buri gitekerezo cyose, buri mugambi wose, buri ntego
ndetse na buri mpamvu ituma umuntu agira icyo akora. Ibitabo byo mu ijuru handikwamo ibyaha byari kuba byarakozwe iyo haboneka uburyo. Imana izazana buri murimo wose mu rubanza ndetse n'igihishwe cyose, isuzuma imico ya buri muntu ikoresheje amategeko yayo. Nk'uko umunyabugeni afata ishusho y'ikintu akayishyira ku rupapuro ari gushushanyaho, niko ishusho y'imico ya buri muntu ishyirwa mu bitabo byo mu ijuru. Imana ifite ishusho itunganye n'imiterere ya buri muntu, kandi iyi shusho igereranya n'amategeko yayo. Imana yishurira umuntu inenge zangiza ubuzima bwe, maze ikamuhamagarira kwihana no kuva mu byaha. Ubusobanuro bwa Bibiliya y'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, umuzingo wa 5, paji 1085. Hano nk'uko tubyumvise muri iyi ngingo, bivuga ngo Yesu atangira guhishura uwo ari we. Hano Yesu icyo atumarira ni uko aduhishurira uko turi, kuko atuzi kurenza uko twiyizi. N'ibyo dukora tukabyita ko ari amabanga, biba bizwi. Kandi icy'ingenzi twumvisemo ni uko dukwiye gusaba Imana kugira ngo idufashe ibyo dukora, yewe n'ibyo dutekereza gukora ntitubikore, ariko twabigambiriye tukabuzwa n'impamvu runaka, ibyo byose bizadushyira mu rubanza. Reka dusabe Imana rero kugira ngo idufashe kandi turusheho kugira imibereho ihinduka, twakira ariya amazi y'ubugingo, maze atweze atuboneze, maze turusheho kujya mbere mu by'umwuka. Reka mwene data nawe agira icyo yongeraho kuri iyi ngingo. Murakoze cyane. Iyi ngingo irumvikana neza, ariko nk'umwigisha mukuru yashatse ikindi kiganiro gishobora gutagikiza umutima w'uwo mubyeyi, kuko yari azi ko agomba gukira. Niyo mpamvu yahise amubwira ibyo yatekerezaga ko bihishwe. Rero ahangaha Kristo yatweretse neza ko ari umubwirizabutumwa uzi icyo umuntu akeneye kurusha ikindi cyose. Aha natwe icyigisho gikomeye cyane, ko tugomba gushaka icyo umuntu akeneye, kuko ntabwo tuzi ko tuzongera guhura nawe. Niba tubonye akanya tukavugana n'umuntu cyangwa tukabwiriza ubutumwa, tujye tugusha ku ntego y'icyo akeneye kurusha ikindi cyose, ari we Kristo. Dukomeze kugira umunsi mwiza. Mwene data arakoze. Namwe tubifurije umunsi mwiza, kandi mwakoze kudukurikira. Ubundi mugire ibihe byiza. Murakoze.